Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu ntara y'Iburengerazuba ni mu karere ka Karongi aho arembeye mu bitaro bya Kirinda nyuma yo gukubitwa n'umuvandimwe we bapfa imitungo. Mu karere ka Karongi umurenge wa Ruganda mu kagari ka Biguhu mu mudugudu wa Nyagisozi haravugwa inkuru y'umugabo wakubiswe bikabije akaba arembeye mu bitaro bya Kirinda. Uwakubiswe agakomeretswa yitwa Habinshuti Elias bamuteze mu ijoro rishyira kuwa 17 Ukuboza 2024 arakomeretswa asigwa yagizwe intere. Bamwe mu baturage batuye muri kano gace by'umwihariko mu murenge wa Ruganda baganiriye na Bwiza bavuga ko ibikorwa bijyanye n'urugomo muri kano gace bimaze kuba karande aho badatinya kuvuga ko bamwe mu bayobozi muri kano gace bajenjetse. Muzungu Gerard meya w'agateganyo w'akarere ka Karongi yabwiye Bwiza ko uyu Habinshuti yakubiswe n'umuvandimwe we afatanyije n'umugore we bakaba arwariye mu bitaro bya Kirinda. Bivuga ko aba bavandimwe bapfuye imitungo ariyo yabaye inkomoko y'ibi byose ndetse abana babo aribo batanze amakuru y'ibyo bapfa ko bikomoka ku mitungo. Meya avuga ko abakubise Habinshuti ubu muri iki gitondo cyo kuwa 18 Ukuboza bamaze gutabwa muri yombi. Meya Muzungu yaboneyeho no gutanga ubutumwa ko abaturage bagomba kujya batangira amakuru ku gihe ndetse bakirinda no kwihanira mu gihe babona hari amakimbirane hagati yabo. Nimena official turacyari mu makuru agezweho kano kanya. Reka tuve kuri no nkuru twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho M23 yashimiye Tshisekedi wayihaye impano ya Noheli. Umutwe wa M23 washimiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kuha impano ya Noheli. Ni ubutumwa buherekejwe n'amashusho uyu mutwe washyize ku rubuga rwayo rwa X. Muri ayo mashusho hagaragaramo amakarito menshi y'amasasu M23 yafatiye mu duce yambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agaragaramo kandi imifuka myinshi y'ibyo kurya birimo umuceri ndetse na kawunga. Ubutumwa bwari buyaherekeje buragira buti wakoze kubw'impano ya Noheli Chilombo. Ingabo za M23 zimaze iminsi zigarurira uduce dutandukanye twiganjemo utwo muri teritwari ya Rubero nyuma yo kwirukanamo FARDC n'abambari bayo. Uyu mutwe kuwa kabiri wigaruriye agace ka Mambasa ko muri teritwari ya Rubero ndetse n'uduce twa Belusa na Ikombo two muri Warikare. Utu duce twafashwe nyuma y'utundi twinshi turimo Matembe, Busorovya, Arimbogo, Mambasa ndetse na Ruofu isangiye ihuriro n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turacyane makuru hano Komena official nizera ko ayo turi kugenda tubagezaho akomeje kugenda abanogera. Turacyari mu makuru mureka dukomereze kuri no nkuru igira iti polisi yafashe abantu 16 bakekwaho kuba inyuma y'ubujura bw'inka bwayogoje abaturage. Polisi y'igihugu yerekanye abantu 16 bakekwaho kuba inyuma y'ubujura bw'inka bumaze iminsi buyogoza abaturage bo mu turere twa Rulindo, Gasabo, Gakenke, Gicumbi na Nyarugenge. Igikorwa cyo kwereka itangazamakuru abagizi ba nabi cyabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 Ukuboza 2024 kuri sitasiyo ya polisi i Remera. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Rutikanga Boniface wari uyoboye iki gikorwa yavuze ko aba bajura batangiye gukurikiranwa muri Nzeri 2024. Muri 16 berekanywe barimo uwitwa Uwizeyimana Eugene uzwi nka Sekompa wari ubahagarariye ari nawe wateguraga ibikorwa byose. Uyu mugabo yabagaga inka aho yari amaze kugeza mu 100 yabaga yibye muri Gasabo na Gakenke. Yakoranaga n'abamurangiraga ingo zoroye inka bazwi ku izina ry'abatenesi cyangwa abasheretsi. Nyuma yo kurangirwa yajyaga kwiba inka mu ijoro aherekejwe n'abasore bato yakuye Nyabugogo basanzwe bikorera imizigo. Iyo bibye bayijyanaga mu ishyamba bakayibaga
yiziritse ku giti aho yakuragaho inyama ashoboye, ikindi gice akagisiga mu ishyamba. Nyuma yashyiraga izo nyama mu mufuka wa musore akazikorera akazigeza mu muhanda aho yasangaga umumotari bakoranaga, akazishyira undi ucuruza inyama nawe akazigemura muri resitora n'utubari dutandukanye. Uyu mugabo yafashwe nyuma y'aho uwamutwazaga inyama yabaga amaze kubaga witwa Iradukunda. Igitondo kimwe yahuraga n'abaturage yuzuye amaraso ndetse ahumura inyama, bamubajije aho avuye arya iminwa, bityo bahamagara inzego z'umutekano. Si ubwa mbere Sekompa ahaniwe ubujura kuko yigeze kugororerwa Iwawa aho yamaze umwaka ndetse yanafunzwe imyaka 2 mu igororero rya Mageragere. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Rutikanga Boniface yatangaje ko atari aba 16 gusa hari muri ubu bugizi bwa nabi kuko hari n'undi ruharwa ukomeje gushakishwa witwa Uwitonze Jean Paul nawe wiba inka akazibagira mu rutoki rwe. ACP Rutikanga yaburiye kandi abagikomeje ubu bugizi bwa nabi by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'ahandi mu gihugu. Yanasabye kandi abaturage kugura inyama zujuje ubuziranenge ndetse no gutinyuka bagatanga amakuru, yewe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakaba inyangamugayo kugira ngo ubu bujura bucike burundu. Ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko uhamwe n'icyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10. Naho ingingo y'116 y'iri tegeko ivuga ko uhamwe n'icyaha cy'ubujura wahanishwa igifungo kuva ku mwaka 1 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ni mu gihe ingingo y'190 y'iri tegeko ivuga ko uhamwe n'icyaha cyo gufata nabi umutungo yororerwa mu rugo, kuyakomeretsa cyangwa kuyica ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1 n'ihazabu y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Nahanga no dusoreje amakuru twari twabateguriye, nizera ko ayuno munsi yabashije kuba banogera. Mukande subscribe kugira ngo tubana mu makuru tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko amakuru agaruka kuwo yabavugwa hano mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'ahanga imbere mu gihugu hirya no hino. Mukomeze mugire umugoroba mwiza cyane. Bye bye.